ivugamo abanyabwenge n'abandi yita abaswa, ariko Bibiliya y'Icyongereza byo bita mu magambo atomoye fools, abantu batameze neza mu bitekerezo. Hari imikino, hari imyitwarire nabonye ya Sawuli, nabonye iri mu buswa, kandi mbona harimo n'uburyo abantu benshi babikora, ndetse na Bibiliya ikaba ibitubuza kenshi. Ubwo rero nituza gusoza turasenga kugira ngo Imana iduhe wisdom, iduhe ubwenge, tubashe by'ukuri kwitwara nk'abanyabwenge mu gihe cyacu. Kuko usomye muri Samweli wa mbere ibice 9, hari umuntu ufite Bibiliya hafi y'Ikinyarwanda cyangwa ngendagenda nasoma, Samweli wa mbere ibice 9 guhera ku murongo wa mbere, turareba ukuntu Samweli yatangiye. Ko ndaza kuvuga izo principles z'imikino, uburyo umuswa akina, uburyo umuswa yitwara, kugira ngo Imana idufashe twitware nk'abanyabwenge. Samweli wa mbere ibice 9, mwahageze? Amen. Haravuga ngo hariho umugabo w'umunyabenyamini witwaga Kishi, mwene Abiyeli, mwene Serori, mwene Bekorati, mwene Afiya, umwana w'umubenyamini, umugabo ukomeye w'intwari, kandi yari afite umuhungu mwiza. Murumva aho Bibiliya ihereye imudekriva, yari umuhungu umeze gute? Yari umuhungu mwiza. Hari abahungu nabo batiziho ko ari beza, ariko nyine ni abahungu. We Bibiliya iramuvuga ikavuga ko yari mwiza. He was a very handsome guy. Yari umuhungu mwiza w'umusore witwaga Sawuli. Umva ukuntu bavuga ngo nta muntu n'umwe mu Bisirayeli wamurutaga ubwiza. Harya abeza babita gute? Abakobwa babita Miss, abasore babita gute? Mister. Ubwo abandi bo ntabwo ari ba Mister, bo bafite ubundi bu Miss. Ubwo urumva ngo nta muntu n'umwe mu Bisirayeli wamurutaga ubwiza, kandi yasumbaga abantu bose bamugeraga ku rutugu. Amen. Iki nicyo kintu cya mbere Samweli yari afite gitangaje. Yari afite ikintu cy'uburanga. Yari umusore wujuje kondisiyo, kintu cyitwa uburanga. Yari mwiza, uretse kuba mwiza gusa, yari no mwiza mu gihugu cyose. Bibiliya ntigipfa kuvuga ikintu ishyiramo amarangamutima. Icya gatatu, yari muremure kuruta abantu bose. Murumva beginning ye, murumva intangiriro ye muri Bibiliya. Ikindi, yari na muremure, ntibanamugeraga ku gutwi ngo bavuge ngo hari uwo bamugeranyaga. Yarabasumbaga ku buryo bamugeraga ku ntugu. Icyo ni kimwe. Icya kabiri yari afite, yari yarahamagawe n'Imana, yari yaratoranijwe n'Imana. Kuko ugiye ku murongo ku gice cya 10 kuva ku murongo wa mbere, Samweli yenda imperezo y'amavuta. Icyo ni igihe yaratangiye kumwimika. Ayamusuka ku mutwe, aramusoma, aravuga ati, mbese ibyo si byo byerekana ko Uwiteka akwimikishije amavuta ngo ube umutware w'agakondo ye? Amen. Uretse ubwiza, urumva mu ntangiriro ze ko yari umuntu za kalite ziruzuye. Turi kuvuga ku kintu cyitwa uburyo ubuswa butangira mu buzima, umuntu agatangira neza agasoza nabi. Yatangiye mu ntangiriro ze ari umuntu wo gushimwa mu gihagararo, kandi mwumvise ko afite na famiye izwi. Ntabwo ari babandi bavuga ngo ni mutokambari, nubwo n'Imana ibitaho ikabahamagara, kandi twese turi ba mutokambari. Ntabwo yapfuye gupfunuka hirya no hino. Yari afite address, yari afite umuryango nk'uko nawe nanjye dufite umuryango. Ariko noneho akagira n'ibindi bintu, physical stature ye yarahagaze neza ku buryo yari ikirangirire. Ariko noneho ikiyongereho mu buryo bwo mu mwuka, Imana yari yamutoranije
imusiga n'amavuta, irangije imugira umwami mwiza uhagaze neza uruta bose. Noneho ikirushijeho watoranijwe n'Imana, ntahawe kuyobora gusa umudugudu n'akagari n'umurenge, bamugize umutware w'igihugu cyose. Umuntu akiri aho ngaho bavuga ngo nta muntu ufite profile nziza, ufite amateka meza, uvugwa neza, umuntu Bibiliya ishima, umuntu Bibiliya ivuga ushobora kuruta uyu mugabo. Ariko nubwo yari ameze gutyo, amen amen, nubwo yari ameze gutyo, Bibiliya itangira kutwereka ko izo golden opportunities, ayo mahirwe adasanzwe, ubwo budasa, yageze aho atangira gukina imikino ituma agenda anyerera buhoro 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 kugeza yiyishe ubwe. Ntabwo yaguye ku rugamba yishwe n'abanzi, yafashe icumu ararishinga, arigwa hejuru ariyica, kandi apfa nabi, agira amaherezo mabi. Tugiye kureba rero iyo mikino twavuze ikinwa n'abaswa, Imana ikakugirira neza, ikakuzamura, ikakurinda, ikaguha ibyiza, Imana ikagutetesha, Imana ikakwitaho, ikaguha itorero ryiza, ikagushyira mu muhamagaro, ikakugira umusore, ikakugira umumama, ikaguha abana, ariko ugatangira gupfusha amahirwe ubusa, ku buryo mu gihe gito ushobora ugasanga wararangiye, ugasanga waranyereye. Imana icyubahiro kuko iragikwiriye. Haleluya. Hari umuntu nigeze kubaza rimwe, twigeze kumubaza turi abantu batandukanye muri famiye, yagiye asubira inyuma buhoro buhoro, haruhe nyine aba nabi, yari umwana nk'abandi, yatangira kunywa buhoro buhoro. Nuko none umunsi umwe turamaze ko ujya wumva, kuko yarasigaye akora za dega udashobora gutekereza ko zishoboka. Yarasigaye ari homeless, agendana amasashe mu muhanda, araraha, atagira ikintu, kandi afite umuryango umeze neza pe. None rimwe tumubaza ikibazo, turamaze ariko ujya wumva warafashwe ryari, ujya wumva byaratangiye, kuko ntabwo ibintu nk'ibi bishobora kukubaho ngo utakare gutya gusa mu mutwe. Akatubwira ati ntange sinyamenye ukuntu, ati byagiye biza buhoro, sinyamenye ukuntu byarangiye nkisanga hanga. Iyo umuntu agenda ava mu bwiza bw'Imana, iyo umuntu agenda atakaza ubwiza bw'Imana, ntabwo biba mu gitondo kimwe. Hari intambwe agenda atera, ava mu bwiza ajya mu bwiza buri hasi, yaruha akarangira, umunsi umwe bikazagaragarira ku maso, ariko byararangiye. Sawuli nawe rero nuko yatangiye. Ikintu cya mbere, haleluya haleluya, Samweli wa mbere 13:5 no kuri 14, turebe the first game that is played by the fools, ibintu umunyabwenge agomba kwirinda. Samweli wa mbere 13:5 kugeza kuri 14, umva ukuntu havuga. 13:5 haravuga ngo nuko Abafilisitiya bateranira kurwanya Abisirayeli, bari bafite amagare inzovu 3 n'abagendera ku mafarashi 6,000 n'abantu bangana n'umusenyi wo ku kibaya cy'inyanja ubwinshi. Barazamuka bagandika aho ngaho Bibiliya ivuze. 6 Abisirayeli babonye ko bari mu kaga, kandi ko abantu bashumbirijwe, bihisha mu mavumo no mu bishugi no mu bitare no mu bihanamanga no mu myobo. Tujye ku 8. Sawuli amarayo iminsi 7 ategereje Samweli ngo nkuko yamutegetse. Urumva Samweli yari umuhanuzi, yari yarabwiye Sawuli ati undindire, igihe ntaraza ntugagire ikintu ukora, kuko tugomba kubanza kubaza Imana. Ariko Samweli ataraza i Gilugari, abantu baratatana bamushiraho, bashira ku mwami kubera intambara yari yabaye nyinshi. Nuko Sawuli aravuga ati
nimunzanire hano igitambo cyoswa n'ibitambo byishimwe yuko turi amahoro. Ahera ko atamba igitambo cyoswa. Akimara gutamba, Samweli abaraje, maze Sawuli arasohoka aja kumusanganira ngo amuramutse. Samweli aramubaza ati, ibyo wakoze ni ibiki? Sawuli aramusubiza ati, nabonye abantu banshizeho batatana, nawe ntiwaje mu minsi yategetswe, kandi Abafilisitiya bari bamaze guteranira Imikimashi, bituma nibwira nti ubu ngubu Abafilisitiya bari bumanukire Gilugari bantere, kandi ntarahendahenda Uwiteka ngo ampe umugisha. Nicyo gitumye nihata ntamba igitambo cyoswa. Maze Samweli abwira Sawuli ati, wafuditse ntiyumva itegeko Uwiteka Imana yawe yagutegetse, none Uwiteka abakomeje ubwami bwawe muri Isiraheli iteka ryose. Ariko noneho ubwami bwawe ntibuzagumaho. Uwiteka amaze kwishakira umuntu umeze nk'uko umutima ushaka, kandi ni Uwiteka yashizeho kuba umutwaro w'ubwoko bwe, kuko utumviye icyo Uwiteka yagutegetse. Amen. Ikintu cya mbere, umukino wa mbere mubi nabyise game, kuko mba nabona hari abajene benshi bumva ikintu cyitwa game. Ikintu cya mbere umuswa akora cya mbere ni ukutumvira Imana. Ubuswa bwa mbere buriho ni ukutumvira itegeko ry'Imana, cyo bita self determination, kwigira ikigenge, kuvuga ngo I will do it my way. Amen. Amen. Mwasinziriye? Amen. Kuvuga ngo I will do it my way, ndabikora mu buryo bwanjye. Imana ifite inzira yashizeho. Samweli yarabwiye Sawuli, aramubwira umuntu wari wemerewe gutamba igitambo ni umutambyi, kandi umutambyi yari ahari yari Samweli. Yari yabwiye Sawuli, aramubwira ati, uko byagenda kose, intambara yaba nyinshi yaba nkeya, undindire nzaza. Imana ntabwo iyobeye kuko baguteye, ntabwo iyobeye kuko abantu bagushizeho, ntabwo iyobeye kuko ubuterabwoba byaje. Undindire, ureke tubikore mu buryo Imana yabipanze. Ntabwo bigomba kunyura mu buryo bwawe, ntabwo bigomba guterwa n'amarangamutima. Sawuli ngo aravuga ngo nabonye abantu banshizeho ndibwira. Umuswa ngo Bibiliya yavuga ngo aribwira mu mutima we, akibwira kuko nta Mana iriho. Haleluya. Imana idufashe ijambo twumvira hano. Bibiliya yatubwiye, baratwigisha baratubwira ngo ntitukajye twumva ijambo ngo tumere nk'umuntu wirebwa mu ndorerwamo namara yibagirwe uko yasaga, ahubwo dukore icyo iryo jambo rivuga. Ntitwumve gusa, ahubwo turishyire mu bikorwa. Icyo wakora cyose wumva ijambo ry'Imana nturyumvire, uba uri gukina imikino y'abaswa. Umunyabwenge yumva ijambo ry'Imana akaryubaha, akaritinya. Amen. Amen. Mwumve iki kintu cyonyine gusa gitumye ubwami bw'Imana ibumwambura. Cyonyine gusa, ntaragera ku bikomeye. Gusa kubera ko yanze gutegereza, yanze kumvira, byonyine gusa. Byonyine byanteye ubwoba. Muzi inshuro nyinshi tutumvira Imana, muzi ibintu twibuza, muzi imigisha tubura kubera gusa tutumvira Imana. Kumvira Imana ni imyitwarire y'abanyabwenge. Amen. Kumvira Imana ni ubwenge, kutumvira Imana ni ubuswa. Kandi cyo nkundira ijambo ry'Imana, miruware iyo yirebyemo ntabwo ishobora kukwereka isura y'undi muntu. Harongera numva ngo yarirebye ngo aravuga ngo ariko nta muntu uri inyuma yanjye ngo nukunsa. Ni wowe nyine. Uko nyine nuko ushima Imana, nta wundi muntu uri iruhande rwawe, ukurasa nawe nyine. Imana itubabarire. Haleluya. Haleluya. Umva ukuntu imigani 10:23 havuga.
Imigani 10:23. Zogera kuco yabwiye, zogera naho yavuze, kuko Imana atari umuntu wibeshye. Iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, nifite ijambo rya nyuma kuri nge. Haleluya, haleluya. umva ukuntu Imigani 23 havugamo abantu b'Imana. Haravuga ngo gukora ikibi umupfapfa byiti ibikino, ngo ariko umuhanga yishimira ubwenge. Mwumvise icyo kintu? Gukora ikibi, gukora icyaha, kutumvira Imana, umupfapfa byita iki? Haravuga ngo it's a game. Turi muri game nawe. Ibi ni ibintu, ikibi cyose aho kiva kikagera, Bibiliya iravuga ngo icyaha kizana urupfu, nta kindi. Kizana gutandukana n'Imana, kizana ibyago, kikingura amarembo, kiramugaza, kirica. Icyaha kiri temporary, icyaha ntikigumaho, icyaha ntikinezeza Imana, icyaha cyambura umuntu ubwiza, icyaha gitandukanya umuntu n'ibyishimo, icyaha kikumara imbaraga, icyaha uko cyaba gisa kose ni kibi. Biri kuvuga ngo umupfapfa ngo akita ibintu by'imikino ni ubupfapfa, ariko umunyabwenge atinya Imana, akubaha icyo Imana ivuga. Haleluya, haleluya. Sawuli yabikoze nk'ukina. Yaravuze ati nge nabonye abantu bamva iruhande, mbona abafilisitiya batangiye guterana ku misozi, ndavuga ngo mu kanya bashobora kudutera. Ibyo byose ntabwo nabikoze ngambiriye ikibi, nabikoze nshaka kwitegura kugira ngo turebe ukuntu twarengera ubwoko bw'Imana. Ndavuga nti rero hasigaye reka ndebe ukuntu ibintu tubigenza. Ni imikino, ni nk'ibintu urumva kuri we ni nk'imikino, ariko reka mbere iki kintu Imana yanyigishije muri iki cyumweru gishize. Ikintu cyose Imana yavuze ngo do not touch, ntukagikoreho. Haleluya. Imana yavuze ngo ntukore kuri iki, ntukagikoreho. Imana yavuze ngo reka iki, ukireke. Maze hafi desemene soma amategeko 10 y'Imana, subiramo buri munsi. Ndashaka kongera kuyasubiza muri esprit, mu mutima wanjye, nyasome, nyagure, numve umwuka wera agenda afasha, numve, kuko numvishije neza ko hari ibintu bimwe twabigize nk'imikino, ariko biravuze ngo ni ubupfapfa, ikibi kugihindura umukino. Nitabadilishwa nifanane naye, nitabadilishwa nifanane, oh, nitabadilishwa nifanane naye, nitabadilishwa nifanane, oh, nifanane naye, nifanane naye, nifanane naye, nifanane naye. Hallelujah, haleluya, haleluya, haleluya. Ko mwatuje cyane, ni ijambo ry'Imana ritari kuvugwa mu buryo mwifu, nuko nyine ni iryo y'uyu mugoroba. Haleluya, haleluya. Umva ukuntu Imigani 28 umurongo wa 26 havuga. Imigani 28:26. 28:26. Umva ukuntu havuga, ariko Imana ntako itagize, yaratwigishije. Haravuga ngo uwiringira umutima we ubwawo ni umupfapfa. Cyo bita self determination,
ukumva ko wowe wihagije n'inzira zawe by'Imana ikubwira nta zuzawuninga Imana iguha ntacyo zivuze. Uwiringira umutima we ubwawo n'umupfapfa, ariko ugendera mu bwenge azakizwa. Sawuli yari afite uretse gusuzugura itegeko ry'Imana no gukerensa icyaha, yagize n'ikintu cyo kwiringira gusa iby'ubwenge bwe bumubwiye. Ntiyagishije inama, ntiyategereje inama z'umuhanuzi, ntiyakoze iki, yaravuze ngo nibwiye. Nizo mpamvu dukeneye umwuka wera. Haleluya, haleluya. Dukeneye umwuka wera ngo ayobore intambwe zacu ku manywa na nijoro. Ikintu cya self reliance, self determination ni ikintu kibi cyane. Ndabizi dusoma ibitabo byinshi, hari ibitabo biriho muri iki gihe bya positive thinking. Barakubwira ugomba kwitekereza, ugomba kwimenya, ugomba kwishakamo imbaraga. Ni ibitabo biriho kandi bigurishwa cyane. N'aba coaches benshi bariho bakorera amafaranga menshi muri za TED Talks n'ibindi n'ama conferences bashinzwe kukwigisha, kugushepinga, ukuntu ugomba kwigirira icyizere, ukuntu ugomba kuba umugabo, ugomba kutareba abandi bantu, inama z'abandi bantu, ntukazifate wholesale ku kiranguzo. Fata kamwe kamwe ujugunye ibyo ubona bitagufitiye akamaro, ibindi bigufitiye akamaro. Ugomba kwireba mu gitondo, buri gitondo ukibwira ko ushoboye, ukajya muri miroir buri gitondo ukibwira ndashoboye, mfite imbaraga, ndi mwiza, isi nzayifata, ni uzayobora mu minsi iri imbere. Niba uri muri company ugatangira kuvuga ko ari wowe uzayifata, ugatangira kuvuga ko uri billionaire. Izo ni inyigisho ziriho muri iki gihe. Zimwe zifite ukuri kw'igice, ziradufasha kureka kugira ubwoba no kwitinya. Ariko haleluya, haleluya, ariko ndongeraho ngo ariko uko wakwigirira icyizere cyose, ntabwo ushobora kugera ku rugero udakeneye inama z'Imana yawe yakuremye. Ntabwo ushobora kugera ku kigero udakeneye ubuyobozi bw'umwuka wera. Ntabwo ushobora kugera ku kigero udakeneye bagenzi bawe, udakeneye itorero, udakeneye umubiri wa Kristo. Ntushobora kugera ku kigero udakeneye ndetse n'ababyeyi bawe. Ntushobora kugera ku kigero udakeneye kuyoborwa n'umucyo w'Imana. Ko biravuga ngo umufasha naza uwo mwuka, haleluya, azatuyobora mu kuri kose. Mu kuri kose azatwibutsa n'ibindi Yesu yavuze. Ni uzatuyobora. Ijambo ryawe Mana nitabaza rimurikira ibirenge byanjye. Nasize ijambo ryawe imbere yanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Ninde muntu wakwizera akabaho wenyine adafite Imana uretse kumuyobya no kumujana mu mwijima? Nta handi hantu byakujya. Bibiliya tubwiye ngo wiringira umutima we wenyine gusa. Sawuli yavuze ngo nibwiye. Ngo ni umuswa. Mureke twongere twumvire ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Twongere duhe Imana yacu umwanya wo kutubera umujyanama. Iravuga ngo nzakugira inama, nzakwereka inzira ugomba kunyuramo, kandi nyuma yabyo iminsi yawe uzayimara muri prosperity. Turi muri societe n'ukuri ibintu narabisomye numva bitangiye kuntera ubwo. Urebe wa musore Sawuli, mwiza kurusha abandi bose, muremure gusumba abandi bose, w'ikirangirire, umwana. Urebe deja ukuntu atangiye kumanuka kubera ibintu byoroshye. Ntiyagiye kwiba. Hari ibintu dukunze gukurikira hano ngo umuntu yaribye, ngo uriya muntu baravuga ngo atunze amafaranga ye. Ntiyibye. Sawuli ntiyibye, yari afite amafaranga, yari umwami. Bya byaha dukunze kuvuga ngo nibyo bikomeye, ngo bamufashe yari muri quartier, ngo baramubonye nijoro. Ntaho ibyo ntibirimo. Gusa kutumva itegeko ry'Imana, kwishingamo icyizere wenyine, ni ikintu gishobora kukunyereza ugasanga waragiye.
Imana idufashe. Haleluya. Ndavuze ngo Imana idufashe. Impano Imana Kristo wanguza amaraso yawe niki cyabuguru ziyo mano Kristo nuwa yenda amahoro. Impano Imana Kristo nanguza amaraso yawe niki cyabuguru ziyo mano Kristo nuwawe n'amahoro. Sawuli byageze ahantu sinshaka kwasoma hose ko nshaka ko dufata umwanya gusenga, atangira kujya ajya gushikisha gukonsilita abapfumu. Mwumva umuntu watangiranye mwumvishe uko yatangiye, ariko atangira igihe cyo kujya gushikisha ashakisha abapfumu, agera igihe ngo umwuka wera w'Imana amuvaho. Soma 16 umurongo wa 14. Wumve indi step none imuganisha muri self destruction. 16 umurongo wa 14 haravuga ngo Samweli wa mbere, icyo gihe umwuka w'Uwiteka yari yavuye kuri Sawuli. Umwuka mubi uvuye ku Uwiteka yajaga amuhagarika umutima, maze abagaragu ba Sawuli baramubwira bati, dore umwuka mubi uva ku Mana ni guhagarika umutima. Databuja, tegeka abagaragu bawe bakuri imbere bagushakire umucuranzi w'umuhanga, maze umwuka mubi uva ku Mana n'uguhangaho aje gucurangira ukiri. Nuko Sawuli abwira abagaragu be ati, nimunshakire umuntu uzi gucuranga neza mumunzanire. Umuhungu umwe arabasubiza ati, nabonye umuhungu wa Yesayi w'i Betelehemu, ni umucuranzi w'umuhanga, ni umugabo w'imbaraga w'intwari kandi ni umurwanyi, aritonda mu byo avuga, ni umuntu w'igikundiro kandi Uwiteka ari kumwe nawe. Nicyo cyatumye Sawuli atuma intumwa kuri Yesayi, aramubwira ati, nyoreza umuhungu wawe Dawidi uragira intama. Maze Yesayi azana indogobe, ayihekesha amarobe y'imitsima n'imvumba ya vino n'umwagazi w'ihene, abyohereza Sawuli bijanywe n'umuhungu we Dawidi. Dawidi asohoye kwa Sawuli amuhagarara imbere. Sawuli aramukunda cyane, amugira umutwaza intwaro. Maze Sawuli atuma Yesayi ati, ngusabye Dawidi ngo aje ankorera kuko antonyeho. Hanyuma iyo umwuka mubi yavaga ku Mana agahangara kuri Sawuli, Dawidi yendaga inanga ye agacuranga, maze Sawuli akoroherwa, akagira umwuka mubi, agakira umwuka mubi akamuvaho. Amen. Mwabonye intambwe aho yavuye ku bwiza, ava ku gutoneshwa, ava mu kuzura amavuta yasizwe yahamagawe no kuba umwami, atangira gushingira ku bitekerezo bye gusa, atangira kutubaha Imana. Umwuka w'Imana utangira kumuvaho, atangira guhangwaho n'umwuka umuhagarika umutima. Ageze igihe noneho ashaka umuntu umucurangira kugira ngo abashe gukira. Atuma kuri Dawidi ngo yamucurangira. Haleluya. Abahanzi muvuge ngo amen, abacuranzi muvuge ngo amen. Abacuranzi bari he? Amen. Shekina yose dufasha abacuranzi. Amen. Mwari muzi ko mwacuranga nta muntu uraririmba, abadayimoni bagahunga bakava ku bantu, abantu bagakira, iyo byakozwe biri mu mbaraga z'umwuka wera. Dawidi noneho ngo yacuranga, uyu mugabo agasa n'umuntu ubaye muzima, ariko by'akanya gato, kuko yari yarangiritse cyane, yari yagiye mu nzira zitarizo.
kutubaha Imana bifungura amarembo y'ibibi byinshi. Noneho umwuka w'Imana umaze kumuvaho azana Dawidi. Umva nkubwira ikintu cya nyuma nashaka kuvuga kigaragaza umuntu uri mu mikino y'abaswa uri gusubira inyuma. Samuel wa mbere 26:21 kize guhura n'iki ngiki hanyuma dusoza. Samuel wa mbere 26:21 uraza kubona ko nubwo yamufashaga yatangiye kumurwanya ashaka kumugirira nabi, ariko Imana iramumukiza kandi iza kumwimika imugira umwami w'Abisirayeli. 26:21 Samuel wa mbere 26:21 haravuga ngo Sawuli aravuga ati nakoze icyaha, garuka mwana wanjye Dawidi, sinzongera kukugirira nabi, kuko ubugingo bwanjye bwagize agaciro imbere yawe uyu munsi. Yewe nabaye igicucu, narafuditse cyane. Uretse kuba gusa yaratangiye gutakaza ubwiza bw'Imana kubera kutayumvira no kuba ikigenge, kwiringira ubwenge bwaho kwiringira ubwenge bw'Imana, umwuka w'Imana watangiye kumuvaho. Ariko noneho ikindi kintu gikomeye, atangira kurwanya n'uw'Imana ikiri kumwe nawe. Atangira kurwanya uw'Imana y'imikisha amavu, uw'Imana iri gutoranya, umugirira neza Dawidi. Umve iyo ntambwe, iyo ni intambwe ya nyuma y'ubuswa bukomeye. Iyo wowe ubwawe wagize intege nke ukumva bidahagije, ugashaka no kuziteza abandi, ugashaka no kurwanya abandi, ugashaka kurwanya umurimo w'Imana, aho ngaho menya ko umwanzi yagufashe, ikiba gisigaye ni ukugusenya burundu. Ariko Imana idufashe uyu mugoroba. Haleluya, haleluya. Imana idufashe uyu mugoroba, twubaha Imana, twubaha ijambo ry'Imana, twe gukerensa icyo Imana yavuze. Icyo Imana yita icyaha tukita icyaha kandi tugihunge. Icya kabiri, twumvira umwuka wera, twe kwishingikiriza ku buhanga n'ubwenge bwacu gusa. Icyo umwuka kubwiye, yaba nijoro yaba ku manywa, ucyubahe. Amategeko y'Imana ari clear. Ntukibe, ntugasambane, ntukice, ntukifuze iby'abandi, ntukagire indi mana, ubahe so na nyoko. Amategeko y'Imana tuyubahe, umwuka wera atwigishe twubaha Imana. Icya gatatu, twirinde kurwanya uw'Imana yashizeho, uw'Imana yashigikiye, twirinde kumurwanya. Sawuli yavuye ahangaha ahiga Dawidi ntako atamugize, ariko Imana iramumukiza. Hanyuma aza kujya ku rugamba, urugamba rurakomera, abona nta kintu agikoze, ariyica. Umusore mwiza kuruta abandi bose mu gihugu, umwami wimikishijwe amavuta, uw'Imana yahisemo, aho kugira ngo azamuke, amanuka buhoro 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 kugeza yishe wenyine. Ni kesi iremereye, nayitekerejeho umwanya munini, kandi nibajije ibintu bikomeye ngira ngo nsorezeho. Naravuze Sawuli ko mu byaha ndi kubona bikunze kuvugwa ko hari ibyaha tudasuzugura, kutubaha Imana niyo rebellion ya mbere. Imana niba ivuze yavuze tuyubahe, niho umugisha wose uri. Haleluya. Ntabwo ari uburanga, ntabwo ari uburanga cyangwa amashure cyangwa amafaranga cyangwa icyubahiro bigitumye ukiriho, ko babika abandi, bashingura abandi bari mu bitaro. Wowe iyo ubirebye wibaza iki? Ubwo n'ubuntu wagiriwe
shekinamuzi korere neza nshuti yanjye icyo Uwiteka gushakaho no gukiranuka ukamwubaha ubwo n'ubuntu wagiriwe ukoreshe neza nshuti yanjye icyo Uwiteka gushakaho no gukiranuka ukamwubaha ubwo n'ubuntu wagiriwe ukoreshe neza nshuti yanjye icyo Uwiteka gushakaho gukiranuka ukamwubaha ubwo n'ubuntu wagiriwe ukoreshe neza nshuti yanjye icyo Uwiteka gushakaho no gukiranuka ukamwubaha. Haleluya, 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 haleluya. Uburanga ntabwo bwamurengeye kuba ngo ni umuntu mwiza. Mwumvisha hari ahandi bigeze bavuga ngo ni mwiza, uzasoma igitabo cyose yarangiye nabi bishoboka, kandi ubundi ingoma ye yagombaga no kuyisingiriza abazamukomokaho, ariko Imana yahise ihagarika ako kanya. Yaramubwiye gusa ngo kubera ibyo wakoze nta muntu uzagusimbura. Ntiyanapfuye urupfu rw'umwami, yarapfuye kubera ubwoba no kubona asumbirijwe. Aravuga ngo nticwa n'umufilisitiya reka nice. Ntabwo ari uburanga, ntabwo ari ukuba warasizwe, ntabwo ari ukuba abantu bari talented, ntabwo ari ukubera amajwi, ntabwo ari ukubera ubutunzi. Kubaha Imana nibyo bizamura umuntu bikamushyira ku cyiciro cyifuzwa. Haleluya, 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 haleluya. Niba wubaha Imana ukaba uzi kugendera mu nzira zayo, ntihagire umuntu uzagukanga. Uhagaze neza. Biravuga ngo gukiranuka kuzamura igihugu, n'umuntu kuramuzamura rwose. Ni ijambo maze iminsi numva mu matwi yanjye, aho ngenda hose nkumva iryo jambo riranza mu gutwi. Gukiranuka kuzamura igihugu, gukiranuka kuzamura n'umuntu. Umuntu Imana ikamuzamura ikamwishimira, bidashingiye kuri za stati gusa. Ijambo ry'Imana uyu mugoroba riratubwira ngo twumvire Imana, twe gukinisha, twe gukerensa, twe kuvuga ngo ni ibikino, kandi twe kwiringira ubwenge bwacu gusa na siyanse no kwihagarara. Twumvire Imana, dushaka Imana ku manywa na nijoro. Kutabikora ni ubuswa. Haleluya. Ni nk'uko bavuga ngo hariya ruzi rumwe za krokodile, ngo ngewe nize gusimbuka cyane, ngo nzi kwirwanaho, bakagufunga igitambaro mu maso ngo uzinjiremo, ngo ziramenya ko kuvuga igifaransa n'icyongereza, kutuye za Kimisaga. Ntabwo zizakumerera nabi. Ni kimwe nuko Satana dushobora kugira ngo funga amaso gusa. Niba hari n'imigambi yo gucumura, itsindwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya, haleluya. Tugiye guhaguruka turirimbe, turacyafite iminota 25, dusengera imbaraga zo kwezwa no gukiranuka no kubaha Imana. Nta muntu ushobora kubona uvugwa muri Bibiliya mu ntangiriro neza nka Sawuli. Ntushobora kumubona. Na Dawidi ubwe baramuvuga hano bavuga ngo umwana wa Yese wari ufite igikundiro n'uburanga, ariko nta muntu uvugwa. Na Yosefu ntavugwa nka Sawuli, ariko the end was tragic. Amaherezo yabaye mabi cyane kubera kutumvira, kwigira ikigenge, kurwanya ab'Imana iri kuzamura, kurwanya umurimo w'Imana. Reka turirimbe, hanyuma Umwuka Wera adufashe
turi gukora meditation. zako meza ngwizere kuko utayobya zako meza ngwizere kuko utayobya zako meza Meza mwizere kuko utayobya zako meza mwizere kuko utayobya zako meza muri Samuel wa mbere 31 mbere ko dusenga kuri 4 haravuga ngo Sawuli niko kubwira umutwaje intwara ati kura inkota yawe uyinsogote bariya batakibwe bataza kunsogota bakankoza isoni ariko umutwaje intwara aranga kuko yatinye cyane nicyo cyatumye Sawuli yenda inkota ye ayishitaho umutwaje intwara abonye ko Sawuli apfuye nawe yishita kuye nkota bagwa hamwe ko niko Sawuli yapfuye n'abahungu be batatu n'umutwaje intwaro n'ingabo ze zose bapfira icyarimwe uwo munsi ngaho ni mukompare itangiriro n'iherezo itangiriro twahereye ku bwiza duhera ku gihagararo duhera no ku bwami kuri apoje ubwami ariko butari n'ubwami bwa kudeta amavuta y'Imana ariko umva iherezo yari yishe ngo n'umutwaje intwaro ariyica n'abahungu be batatu barapfa ngo n'ingabo ze zose kandi bapfira umunsi umwe
mwumve ukuntu ikintu cyo kutumvira Imana ari ikintu kibi. Ikintu umutwaro nagize nsoma kuri kese ya Sawuli namwe bajye mu mutima. Murakagira iherezo ryiza, muragakomezanya ubwiza bw'Imana ubuzima bwanyu bwose. Ikintu kibabaje nko gutangira ibyiza. Abantu duhura n'intambara nyinshi mu buzima, ariko mukomere. Yesu yaranesheje. Ukomere. Umugabo umwe niwe yavuze ngo fall forward. Niba usitare wegera Imana utayivaho, biteye ubwoba. Nasomye iri herezo ndavuga ariko Mana, ibi bishoboka gute? Ibi bintu bishoboka gute? Mureke dusenge. Turirimba indirimbo ivuga ngo ndumva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga, mwonje musenga iteka ntacyo nzamuburana. Yanyishuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha atuma nera de. Ngo niwe ufite imbaraga zihagije rwose zo gukiza ababembe, zikavura umutima. Numva Yesu anyemeza. Numva Yesu anyemeza, tuyiririmbe ivuye ku mutima. ko mbuze imbaraga ngo njye musenge iteka ntacyo nzamuburana. Yanyishuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha atuma nera de. Yanyishuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha atuma nera de. Yanyishuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha atuma nera de. Ni ufite imbaraga zihagije rwose zo gukiza ababembe, zigakiza imitima. Yanyishuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha atuma nera de. Yanyishuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha atuma nera de. Tugiye gusenga iminota 10 dusenga Imana, duha imbaraga zo guhagarara dushikamye, tuyubahe, twe kuba ibyigenge, twe kurwanya icyo Imana yubaka ngo twubake ikiri gusenya.
duhagarare neza guhera uyu munsi tuzagira amaherezo meza, ko ntabwo ari uburanga, ntabwo ari izindi mbaraga. Kubaha Imana niryo banga. Abubaha Imana bazakomera. Biravuga ngo mubwire abakiranutsi ko bazagubwa neza. Twe gukerensa icyaha, twe kugihindura imikino. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umupfapfa ahindura ikibi imikino. Mana, tuje imbere yawe kuri uyu mugoroba, turagushima kubw'umwuka wera waduhaye ngo atuyobore mu kuri kose. Turagushima kubw'ijambo twumva hano ku manywa na nijoro, ryaba irivugwa mu mibyizi, ryaba irivugwa ku cyumweru. Umaze igihe udukangurira kenshi buri munsi kubaha icyo uvuze, kubaha ijambo ryawe, gushyira mu bikorwa ijambo ryawe, kudakerensa ijambo ryawe, kutamera nk'umuntu wirebera mu ndorerwamo gusa hanyuma ngo akibagirwa uko yasaga. Umaze igihe utwigisha, utubwira ibanga ryo kwezwa, ibanga ryo kwezwa, ibanga ryo gukomera, ibanga ryo guhagarara, si irindi n'ukumvira ijambo ryawe, n'ukumva, tukumvira, umwuka wo kutumvira ucike mu izina rya Yesu. Umwuka wo kutumvira utsindwe mu izina rya Yesu. Umwuka w'akamenyero utsindwe mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Mana, umpa imbaraga zo kukumva, no kukumvira, no gutinya, kugira ngo tuzagire iherezo ryiza. Kwera, utsindwe mu izina rya Yesu. Mwami, kutuganisha mu butsinzi, gukora ibikwiriye kutuganisha mu butsinzi, kugenda uko Imana ishaka kutuganisha mu butsinzi, kwitwara uko ushaka, kuvuga uko ushaka, kwemera ibyo wemera, kwanga ibyo wanga, kandi tukabyanga urunuka, kwanga ukoze ibyo wanga tukabyanga urunuka, kugenda uko ushaka ko tugenda tukabigenda sapursa, ibyo wemera tukabyemera, ibyo wanga tukabyanga. Mwami, ku izina rikomeye n'ibyacu Mwami, ibyacu n'umurage wacu n'iby'iyi wacu, iwacu nuko bimeze, iwacu nuko bimeze. Iwacu nuko bimeze, iwacu nuko bimeze, iwacu nuko bimeze Mwami. Aho niho tugomba kuba, ubuzima butinya, ubuzima bugenda uko Imana ishaka, ubuzima bwitwara uko Imana ishaka ko twitwara, ubuzima buvuga uko Imana ishaka ko tuvuga, ubuzima butekereza uko Imana ishaka ko dutekereza. Izina rya Yesu, ibidutsikamira byose bitsindwe mu izina rya Yesu. Ibidutsikamira bitsindwe, ubuzima butekereza, buvuga, bwumva, bwitwara, buvuga, bukora. Tuyoborwe nawe, ashaka kwimuka burundu Mwami, kwimuka burundu Mwami. Ibyo Mwami kubikora biranezeza, birubaka, burabohora Mwami, biraca, birarema, bituremamo abandi bantu bashikamye, bituremamo abandi bantu bazima, bituremamo abandi bantu bakwiriye, bituremamo izindi ngabo zikwiriye, bituremamo Mwami amaso twe kuyavana ku bantu, buhindure Mwami, buhindure ubuzima buhindutse, ubuzima bw'ubuhisha Imana. Turebe nk'ukureba, tubone nk'ukora, yego, oya, ibikwiriye
akwiriye ibyubahisha ibyo ashaka n'ibyo ibyo adashaka si ibyo ibyo adashaka bikorwe ndetse rumve mwami twe kuba nk'abasawuri twe kuba amahitamo mabi atanga umusaruro udakwiriye amahitamo adakwiriye amahitamo mabi atembe muri twe izina rikomeye rya Yesu. Haleluya. Uri wowe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Waduhaye amazi tunyotewe, waduhaye amazi mu gihe cy'ubutayu, waduhaye amazi mu gihe cy'ubutayu, waduhaye amazi mu izina rya Yesu. Mwami urabishoboye, ushoboye kubikora, ushoboye kubihindura. kwigenga kubibyigenge urashoboye kubihindura urashoboye kutureba abandi bantu urashoboye kutureba mu bundi bwoko buzima ukubabwa kubaha ntabwo twibereyemo kwinezeza utuganisha mu ntege nke utsindwe mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu Mana ukuzwe urashoboye mukuzi bwiza urashoboye urashoboye mukuzi urashoboye byiringiro bizima byiringiro bidakoze isoni byiringiro bikwiriye bizima data twaje imbere yawe ni wowe wumva ibyo usabwa ni wowe wumva ibikwiriye ni wowe wumva ibyo usabwa mwami reka ukora umurimo muri twe mwami ukora umurimo muri twe ukora umurimo muri twe mwami reka ubuzima bwo gukiranuka ubuzima bwo gukiranukira ubuzima bwo kugenda mu nzira wishimira ubuzima bwo kuvuga ibyo wishimira ubuzima bwo gukora ibyo wishimira ubuzima bwo gutekereza ibyo wishimira reka abe aribwo tugendamo tukunezeza muri byose mwami kwegurira mwami ni ugukora ibyo ushaka ni ukwanga ibyo wanga urunuka ni ugukora ibyo ushaka mwami mu izina rikomeye rya Yesu. Ntugasubire mu ngeso mbi ngo tuzabane nawe turagukeneye mwami mu izina rya Yesu. Yesu ntahwema gukiza abantu ntugasubire mu ngeso mbi ngo tuzabane nawe mw'ijuru araduhamagara araduhamagara tuzabane ngo tuzabane nawe mw'ijuru araduhamagara ngo tuzabane nawe mw'ijuru araduhamagara. Haleluya haleluya turacyariho dusenga dusigaje iminota nk'itatu ngo dusoze. Nyuma yo kumva ijambo ry'Imana birashoboka ko hari aho waba waragize intege nke mu buzima bwawe, intege nke, weakness, faiblesse mu buryo bwo mu mwuka. Turaza gusaba ngo uzamure ikiganza cyawe tugusengere. Imana ikwambika imbaraga, sohoka uyu munsi sohokanye imbaraga uri umutsinzi. Ntibiteye isoni kuko imbaraga z'Imana ziri hano kugira ngo Imana igukomeze. Umwanzi arashukana, Imana iguha umugisha. Abandi twese twicare mwe mwicaye gatoya, komeza ushyira ikiganza cyawe hejuru. Abandi wumva ko akeneye kuko
abona inkunga y'amasengesho yihariye, Imana igukomeze ugira imbaraga. Mwumvise ko bitangira buhoro 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 buhoro, kazasanga ugeze aho utazagaruka. Yesu nahwema gukiza abantu, ntitugasubire mu ngeso mbi, ngo tuzabane nawe mw'ijuru. Araduhamagara, araduhamagara, ngo tuzabane nawe mw'ijuru. Tugusabe washize ikiganza hejuru uhaguruke tugusengere uhagaze aho. Ntabwo tugusaba kuza hano imbere. Wumva ko ashaka ko tumusengera, Imana imwongerera imbaraga, akomere. Imana igukomeze. Mana turagushima, uri Imana ikomeza abanyantege nke, uri Imana idukomeza iyo twacitse intege. Ndasengera mushiki wacu mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga z'umwuka wera zimukomeze. Amarembo yose yakingutse turayakinze mu izina rya Yesu Kristo. Asigwa amavuta y'ubushobozi, ubuntu bwo kumushoboza, ubuntu bwo kumukomeza bumubeho nonaha mu izina rya Yesu. N'abandi bose bicaye, natwe twese hano Mwami, ubuntu bwawe butugirirweho. Ntabwo isengesho dusenga ari ryo kwaraza gusa, turasenga tukwinginga, tuzi ko wumva gusenga, tuzi ko ushobora byose, tuzi yuko ukomeza abacitse intege, tuzi yuko ushoboza kubaha. Mu izina rya Yesu twakiriye imbaraga muri uyu mugoroba, twakiriye izindi mbaraga, dufashe ibindi byemezo bikomeye ko tuzakubaha mu bihe byose, ko tuzagukurikira mu bihe byose, kuko ni wowe Mana yacu, ni wowe waduhamagaye, ni kuri wowe tugana, uzadukomereza mu rugendo. Tugushimye kubikoze mu izina rya Yesu, amen. Reka dukomere Imana amashyi menshi cyane. Amen. amen, Amen. amen, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. Muranezerewe? Muranezerewe? Niba munezerewe twongere tugire ibiganza gutya, dupepeye Yesu, pepeye Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Uyu mugoroba murasinzira neza, murarota neza, muzatangira icyumweru neza, muzagisoza neza, kwa munani kuzarangira neza mu mashimwe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka duhaguruke duhoberane twese dushima Imana kubw'uyu mugoroba. Aya magambo twatuye ni isengesho riza kuduherekeza. Imana yaza kubana natwe. Imigambi yose Satani yari afite yatsinzwe, twayiburijemo, turi bazima, tuzarama, tuzakorera Imana, tuzagaruka dufite amashimwe menshi ku by'Imana yakoze.